Banyarwanda, banyarwandakazi, ndahamagarira kandi abari mu mashyaka cyangwa imiryango iharanira impinduka mu Rwanda bose ko twashakira hamwe uko twicara tukareba ibyo twakorera hamwe kuko icyo dushaka ari kimwe. U Rwanda rukeneye imbaraga zacu twese. Ndabasuhuje rero jyewe Martin Ndayizigiye ndi umuvugizi wa RDI Rwanda Rwiza. Uyu munsi nanone nyine tunejejwe no kugirana ikiganiro ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Tukaba twishimiye umunsi kuganira ku nsanganyamatsiko twise ngo twamaganye amacakubiri dushingiye ku kuri, imwe mu ndangagaciro za RDI. Wenda nzivuze zose, indangagaciro za RDI harimo ukuri nyine nk'uko nari maze kubivuga, harimo ubutabera, ubwisanzure n'ubudasumbana. Akaba ari byo twifuriza abanyarwanda muri rusange, ko ariko u Rwanda rwagombaga kuba ruyobowe ku buryo abana b'u Rwanda bayoborerwa mu kuri, mu butabera, mu bwisanzure n'ubudasumbana. Cyacu kiracamo ibice bibiri nk'ibisanzwe. Igice cya mbere dukunze kuganira ku makuru yo mu Rwanda ndetse no mu karere, wenda yaranze cyane cyane icyumweru kuko duheruka hari kuwa kane w'icyumweru gishize, iminsi 7 irashize. Hanyuma igice cya kabiri tukaganira ku nsanganyamatsiko nyine nk'uko twateganije hano uyu munsi. Ubundi dukunze gutangira saa moya, ariko twari twabonye byiza ari ugutangira isaha imwe nyuma, kugira ngo natwe bashe kutworohera muri organisation. Rero muri iki cyumweru makuru twumvishe cyane cyane, wenda mpereho, ariko wenda Rugaba reka nkureke nka kose banze unsuhuze numve ko mikoro yabikora, hanyuma tubone gukomeza. Yarakoze cyane Marthe, uri kunyumva? Ndakumva neza. Hari ikibazo uragerageza kumpa ko host ndebe kuko birabigeraho nkamera nkaho ntari kukumva, ariko ndagushimiye kandi nshimiye abantu bamaze kugera mu kiganiro. Ni byiza ko twongera kuganira nk'uko bivuga, twibaza cyangwa se twamagana amacakubiri dushingiye ku kuri, kuko nyine nk'uko bivuze biri mu musingi cyangwa bimwe mu ntego z'ibanze z'ishyaka RDI Rwanda Rwiza. Bikaba rero ari ibintu byiza ko tugiye kubiganiraho, kandi nishimiye ko abanyarwanda batandukanye nabo baraza kubitangaho ibitekerezo. Akoze. Urakoze cyane Rugaba, kandi nsuje Rindimura, umwe nawe mu nshuti zacu z'akadasohoka akunze kuba ari kumwe natwe mu biganiro. Nsuje na Peacemaker, karibu. Nizere ko n'abandi baza gukomeza, turakomeza tuganira ibyo byose, haba abantu benshi bataba bahari kuko ibyo kuganira byo birahari. Mu bintu byaranze iki cyumweru rero ni nk'ibisanzwe, ndumva tukiri mu cyumweru nanone cyo gukomeza gutabariza umuvandimwe Jado ihora habona. Kugeza nanone ntagaragaragara, kandi n'inzego zishinzwe mbese ari ubutabera, ari iz'umutekano, ntabwo baravuga ahantu yaburiye. Niba hari amakuru waza kundusha Rugaba waza kuyambwiraho. Undi muntu nanone dukomeza gutabariza mu baheruka nanone guhohoterwa bagafungirwa impamvu zitumvikana, ni Barafinda Sekikubo Fred, nawe kuri uyu munsi ndumva nta kirahinduka, ntabwo yigeze agezwa mbere y'ubutabera nibura ngo umuntu amenye uko bigenze. Ni ku bijyanye mbese n'abantu b'impirimbanyi bakomeje guhohoterwa, nkaba nkomeza n'imiryango yabo ndetse n'abandi bose wenda abo tutamenye uko byabagendekeye. Bose nyine ndabakomeje. Andi makuru akomeje kuvugwa nanone ariko n'ay'intambara iri hagati y'u Rwanda binyujije muri AFC na M23 ndetse na demokarasi ya Congo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bikomeze kuvuga amakuru y'intambara ntagararekera aho ngaho. Nyuma aho basinye amasezerano ya Washington, twari twiteguye wenda ko hari ibishobora kujya mu bikorwa, uretse ko umuntu akurikije uko wenda politike muri iki gihe iri gukorwa mu gihugu cy'u Rwanda, nta n'icyizere kinini cyari kirimo.
gusa bikomeje kugaragara ko u Rwanda rukomeje koherezayo ingabo ndetse ndumva nagiye mbona n'amantuza n'amashusho yerekana ingabo z'u Rwanda zikomeza kwinjira muri Congo. Dukomeza kubihanga amaso, ikigaragara ni uko na perezida wa RDC yagaragaye Washington nanone, ubwo yabonanaga na bamwe mbese bitwa ko M23 ivugira, ni ukuvuga Abanyamulenge n'Abatutsi bo muri Congo, ndetse banashyikiranye ku buryo nabo ari ndetse no mu basanzwe bamagana yuko banze kugirirwa ibikoresho, akaba ari n'umuco mwiza wo gushima. Sinzi niba hari ikindi naba nibagiwe, ariko hari ikindi kandi kiza kujya no mu ngingo zacu za mukuru. Twabonye nanone kandi hari ikintu cy'amacakubiri gikomeza kuzamuka mu Rwanda ku buryo budasanzwe, kandi cyane cyane gishyigikiwe n'inzego z'ubuyobozi cyangwa gishyizwe imbere n'inzego z'ubuyobozi. Nacyo turaza kukiganiraho. Aya ni amwe mu makuru mbese njye numva nasomyeho cyangwa nagiye mbonaho. Rugaba niba hari ayandi wandusha wambwira. ngira ngo si ayo ngayo se, ni ayo ngayo wenda kereka atari ukubijyamo, usibye ko amakuru aba ari menshi, ariko ndavuga ay'ingenzi nyine aba yaragiye avugwaho cyane cyangwa agarukwaho cyane. Ariko nk'uko wabihereyeho bivuga, ntabwo dushobora kuvuga ku bintu byinshi tudahereye kuri iki kibazo cy'ishimutwa ry'Abanyarwanda, kubera ko kenshi abantu bashimutwa hari igihe bategereza igihe abantu batakibavugaho, igihe abantu basa nk'ababyibagiwe, akaba aribwo wenda banabambura ubuzima cyangwa bakabakorera ibindi bintu bibi. Hari ikibazo rero cy'umuvandimwe Ihorahabona cyangwa Ihorahabona, ndamira izina niba ndivuga neza, Jean de Dieu uzwi nka Jado, umwe mu baturage barenganye cyane hariya muri Kangondo. Bari abantu benshi, ariko hari abagerageje kugumya guhatana cyangwa se kuresisita, niba ari sinzi uko nabyita mu kinyarwanda cyiza, kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Harimo uyu nguyu Jado, harimo uriya mugabo witwa Shikama nawe bakoreye dosiye, bakaba hari baramukatiye imyaka 10. Hari n'abandi benshi, ariko uyu muvandimwe Jado yarabuze, aburirwa irengero ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri, ubwo yabaga mu rugo iwe i Kigali, ajya gusura umwana we w'umunyeshuri wigaga ku kigo cy'ishuri kimwe kiri hariya mu karere ka Rulindo. Aburirwa irengero. Amakuru hari ni uko yatwawe n'abantu bo mu nzego z'umutekano. Kugeza ubu rero ntabwo araboneka, ntabwo aragaragara. Abantu bakomeje kumushakisha, ariko kugeza ubu nta muntu uzi aho aherereye. Ni ikibazo gikomeye ku buryo ni ibintu nyine abantu bakwiye gukomeza gukurikirana no kuvugaho, kugira ngo turebe ko wenda byibuze bamwerekana, kuko hari igihe bigeze kwemera gatoya ko bamufite, ariko umuryango usubiye kumureba kugira ngo bamubereke, bababwira ko ntawe uhari. Ni ibintu rero bitoroshye, ariko twemera ko amaherezo ukuri kuzatsinda nubwo abantu bagumye kurengana. Ni kimwe na Barafinda Sekikubo Fred, we ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, nawe amaze igihe afunzwe, ntabwo arazanwa imbere y'ubutabera. Yafunganywe n'abandi bantu, ndetse harimo, ubwo wabizanye muri Kongo, harimo n'ikibazo cy'umuntu uzwi nka Muchoma. Muchoma ni umuhanzi, ariko anazwi ku imbuga nkoranyambaga. Amazina ye ya nyayo ntago nyazi, ariko abantu benshi nk'abajene baramuzi. Bivugwa ko zimwe muri shene zakurikiranywe ko zahaga ibiganiro Barafinda, harimo shene ye, ariko nabyo bikaba bifitanye utuntu tureture tujyanye n'ibyo by'amatiku n'amafoto ubutegetsi bwacu buba bukora, kuko yigeze kumvikana bwa mbere mbona basa nk'abamushyira mu majwi, ni mu gihe perezida fondateri wa RD Rwanda Rwiza Bwana Faustin Twagiramungu yitabaga Imana. Icyo gihe Muchoma yatangaje amagambo nyine yo kumwifuriza iruhuko ridashira, navuga ko ari umuntu w'intwari ukwiye kuba icyitegererezo. Byamubanye ibibazo bikomeye cyane, abantu b'i Kigali baramwataka, bisa nk'ibituje. Nyuma aza kongera kuzamura ikibazo cy'uburyo General Rurankunda, umunyekongo, Muchoma nawe hari umenya inkomoko ye ari aho ngaho, uko numvise abivuga,
yibaza impamvu Rurankunda amaze imyaka menya ari 20 n'ibitarenga afungiwe mu Rwanda, ntawe uzi aho afungiye, ntawe uzi amakuru, bakavuga ko bajya kurwana muri biriya byo muri M23 babeshya ko ngo barwanira abatutsi, ariko umuntu nk'uwo nguwo bafata bo nka communauté yabo cyangwa nka bamwe muri bo bafata nk'intwari yabo, badashobora kumubaha. Ibyo nabyo byateje ikibazo kinini cyane, byaje ikintu kidashimishije, buriya butegetsi bufatwa nk'umuntu uteye ikibazo, ariko akaba yarabaga muri Amerika. Amakuru rero ni uko bamucunze yaje, baramufata, ubu nawe ashobora kuzagaragara mu rukiko ari kumwe na Barafinda. Donc nuko bimeze, nuko dosiye ya Barafinda n'ayo makuru ahari. Ibindi nibyo bavugaga by'abanyekongo, dushimira na leta ya Kongo cyane ko yagumye kwerekana ko ibintu byose u Rwanda ruvuga rushaka gushingira iriya ntambara bidafite ishingiro. Muri bimwe rero bagenda bakora harimo n'ibintu byo kuvugana no kwegerana no guhura n'abantu bakomoka muri communauté cyangwa mu bwoko bw'Abanyamulenge n'Abatutsi bo muri Nord Kivu. Bahuye na Minisitiri Muyaya w'itangazamakuru muri Kongo, ndetse bahura na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, baganira ku bibazo bitandukanye, bamugezaho ibibazo byabo n'ibyifuzo. Ni ibintu byo kwishimira cyane, kuko abenshi ni abantu twagiye tubona bagaragara hano kuri izi mbuga bakora ibiganiro nk'ibi ngibi turi gukora, bavuganira igihugu cyabo, bavugira intara zabo, bavugira communauté bavukamo ko zitagomba gukoreshwa n'u Rwanda muri izi ntambara. Bahuye rero n'umukuru w'igihugu cyabo, bagira ibyo baganira, ni ibintu byagarutsweho cyane, ndetse bisa nkaho bibabaje bari abategetsi b'i Kigali, kubera ko bo ku bwabo bashaka kwerekana ko abantu Banyamulenge, Abatutsi bo muri Kongo ahari ari abantu batitaweho n'ubutegetsi, nyamara ntabwo ariko bimeze. Marthe, wenda ni ibyo navuga kuri ziriya ngingo wabaye nk'ugarukaho, nkaba ntaguha umwanya kugira ngo ukomeze. Urakoze. Urakoze cyane Rugaba. Nibyo koko nibyo gushimira uko leta ko ikomeje kwitwara muri iki kibazo cy'intambara bashojweho. Gusa ariko ni n'ibyo kunenga leta y'u Rwanda ko yagiye gusinya amasezerano y'amahoro, ariko kugeza uyu munsi akaba nta mahoro araboneka, ahubwo bakomeza kohereza n'izindi ngabo ndetse no kugura intwaro bakanabyigamba umunsi ku wundi. Mperutse no kubona ndetse bamwe bakunze gukora za propaganda, bashyiraho itangazo ngo Repubulika ya Kivu yavutse, ariko nkurikije uko diplomasi iri kugenda, nkurikije nuko uyu munsi ku bwa mbere ikibuga cya Goma cyaguyeho indege y'abantu bo mu muryango w'abibumbye, baje kureba gukurikirana nyine icyo kibazo cy'amahoro, gushaka kuvugana n'impande zombi. So njye ndabona ko amaherezo yo intambara igomba kuzarangira, gusa nzi yuko cyangwa uko bigaragara abayishoje ntabwo bari biteguye kuyirangiza cyangwa kuyihagarika nk'uko amasezerano yari yabiteganije, kuko bari basabwe kuva muri Kongo nta yandi mananiza, ariko uyu munsi bikaba bikomeje nyine kuba ikibazo. Kuri Rurankunda nawe ngira ngo ni icyitegererezo cyiza cyo kwereka ari Abanyamulenge, ari n'abashaka kurwanira ubwoko runaka ubwo ari bwo bwose, ko akenshi bashyirwa nabyita mu ntambara zitari izabo, kubera ko iyo isaha igeze bakaba batagikenewe. Ni nako bizagendekera ari bariya ba Makenga, ari bariya bose bakomeje kujya inyuma y'aka gatsiko, nuko tukunze kukita, kuko njye nemeza ko nta n'ubwoko bahagarariye. Ikigaragara Abanyarwanda, Abanyafurika muri rusange muri izo ntambara. Ndumva twajya mu gice cya kabiri, ari nacyo gice nyamukuru cy'ikiganiro cyacu. Ndabizi ko ari ikiganiro kigoye, ariko ni open mic, umuntu wese wumva ashaka gutangaho igitekerezo rwose ntumutegereze cyane, mushobora kuzamuka tukaganira, ariko wenda mbanze mvuge mu ncamake ukuntu twe tubibona nka RDI y'u Rwanda rwiza. Nka RDI Rwanda rwiza nk'uko navuze dutangira, ni ishyaka ryubakiye cyane cyane ku mahame, muri yo harimo ukuri, wenda harimo abatabasha kubyumva ko binjiye nyuma, ko harimo ukuri, ubutabera,
ubwisanzure ndetse n'ubudasumbana. Uyu munsi rero tukaba twifuza kuvuga kuri iyi ngingo y'amacakubiri, dushingiye cyane cyane kuri iyo ndangagaciro. Ikigaragara ni uko muri iyi minsi ibintu twagiye tubona mu mibereho y'igihugu, mu mibereho y'abaturage, twakomeje kubona nyine ko hari niba nayita iyo ndangagaciro ikomeze ko guhohoterwa, niba ariko nabivuga, cyangwa kudakoreshwa mu mitegekere yo mu gihugu cyacu, kubera ko ari imitegekere yubakiye cyane cyane ku kinyoma, ku iterabwoba, nabyo nabyibagirwa, ndetse no ku ivanguramoko. Icyo kintu cy'ivanguramoko ugasanga cyane cyane ari nacyo giha imbaraga iyi sisiteme. Niyo mpamvu twifuza kucyamagana. Ko witegereza n'intambara zose zagiye ziba muri iyi myaka ishize 30, zagendaga, ntabwo ari 30, ni 35, kuva muri 90 ni intambara zishingiye ku kibazo cy'amoko. Noneho uko birangira kenshi nuko birangira abanyarwanda bibonye mu bwoko bumwe cyangwa ubundi. Niba umuntu ahagurutse akavuga ati uyu munsi ndarengera abahutu, n'undi akajya ku ruhande ngo ararengera abatutsi, ese ubwo igihugu tuzacyite igitutsi cyangwa ikihutu cyangwa igitwa? Igihugu n'abanyarwanda, icyo twemera cyo ni uko basangiye umuco umwe, basangiye ururimi bavuga, ndetse basangiye gupfa no gukira. Kuko ibyiza ari uko bakubakira kuri uwo muco umwe, aho kugira ngo bagende bubaka mu dutsiko tw'amoko. Ndetse cyane cyane ibyo bikagomba gushyirwa imbere n'ubuyobozi, kuko mbere y'ibyo byose umuntu aba ari gushaka kubita ni abanyarwanda mbere ya byose. Rero niba amategeko ahari agakurikizwa nk'uko bikwiye, nta n'umuntu wakwirirwa ari kuvuga ngo ubumwe, ngo ubwiyunge, kuko amategeko icyo gihe arengera abantu bose ku buryo bungana, baba abanyarwanda, baba abanyamahanga bari mu gihugu, bose bagomba kurengerwa ku buryo bungana. Ntihagire usenyerwa bidakurikije amategeko, ndetse nta n'ingurane. Ntihagire uwamburwa ibye, byaba mu bucuruzi, ntihagire uteshwa umurimo we, ntihagire umuntu uteshwa kwiga, cyangwa ngo yige nabi kubera sisiteme uko yabishatse, ahubwo abantu bose bakareshya imbere y'amategeko. Wenda umuntu akananizwa n'umwete muke we, akananizwa wenda se n'ubumenyi buke bwe, nabwo kubera yabigizemo imbaraga nkeya, ariko ntabinanizwe bitewe n'uko ariko yabiteganyirijwe. Kuri icyo kibazo rero cy'amacakubiri, ahantu gikomeze kugaragara nuko gihemberwa n'ubutegetsi. Biragoye kukiganiraho utavuze amazina y'ababizana, nubwo ndagerageza kutayavugaho, gusa nuko bikomeje kumvikana ko amahano yabaye mu Rwanda, jenoside, ndetse byanarangiye ku bwifuzo bw'ubutegetsi bw'u Rwanda yiswe jenoside yakorewe abatutsi. Bikaba ari ryo hame tugenderaho uyu munsi, ndetse bikaba no mu itegeko nshinga. None uko ubona biri kugenda bizamuka, hakaba haje wenda indi mvugo ivuga ati ese niba jenoside yakorewe abatutsi yarabaye, yakozwe nande? Ubwo icyo gihe bikaba bigiye gusobanura ko, cyangwa biri gusobanura ko yakozwe n'abahutu. Noneho icyo gihe icyaha ntabwo kiba kibaye cy'uwagikoze, kiba kibaye icy'ubwoko. Urumva ko ari ibibazo bikomeye cyane bizagenda biremera, kandi biremerera n'igihugu. Ariko iyo ubyitegereje ugasanga ni ibintu bikorwa ku nyungu yo gutanya abantu, kugira ngo umuntu abashe kuba kontorora, niko nabyita, bimwe ngo divide and conquer, cyangwa diviser pour régner. Ni nabyo twavugaga mu kanya kuri Laurent Nkunda, ubwo bamubwiraga ngo bari kumararwanira ubwoko bwe bw'abatutsi, ku gihe babonye kidahagije cyangwa batakimukeneye, baramufunga nk'abafunga itungo. Umuryango ukaba udashaka kumubona, ko numvisha abantu abamuzi bamutabariza. Ukavuga uti se uwo ko yumva atabona ubutabera, ni bwoko ki?
noneho wareba no mu banyarwanda muri rusange, twavuga abanyarwanda bacitse ku icumu ya jenoside, bacitse ku icumu ya jenoside yakorewe abatutsi, ukareba ugasanga nabo ntabwo wavuga ko ari abantu babayeho neza, hejuru y'uko harimo abagiye bicwa ndetse n'ubu ntazuyaza kuvuga ko bazakomeza kwicwa, y'inzara iri kwica abanyarwanda ntabwo irobanura ngo ni abahutu cyangwa ni abatutsi, ni uburyo bumwe, n'iyo basenkanya bino bavuga bakaza ngo baje gusenyera abantu mu midugudu cyangwa bavuga ngo ni amanegeka, kabone niyo aba atari amanegeka, naho ntabwo barobanura ubwoko runaka. So amacakubiri cyane cyane ikintu ashingiyeho mu kintu cya kintu nahoze mvuga nti FPR itegekeraho ni ikinyoma, akaba ariyo mpamvu nyine dushaka kucyamagana cyane cyane no kuburira abanyarwanda. Ibi bihe nk'ibi bitwibutsa igihe cyose cyabanjije jenoside cyangwa cyabanje buriya bwicanyi bwo 1994, aho hapfuyemo abanyarwanda benshi b'ubwoko bwose, baba abatutsi, baba abahutu, baba n'abatwa ndetse n'abanyamahanga. Ibi bihe rero nicyo bitwibutsa, kuko ni ibihe abantu bahagurukaga nabwo bakikora bati hutu pawa, bati twegeranye, ati abatutsi tugomba kubasubiza aho baturutse. Uyu munsi hari umugabo sinibuka witwa Léon Mugesera, nta mupanga yafashe, ariko uyu munsi nzi ko ntafungiye mu Rwanda niba ntibeshye, numva baramuvanye muri Amerika. Yes, bava muri Amerika ku Rwanda rwabisabye muri Canada, yes. Kandi nabyo ni ibintu byumvikana, niba ari umuntu wigishaga abanyarwanda yuko bagomba kwicana cyangwa kumva ko umwe agomba kubaho n'undi ntabeho, ibyo birumvikana ko nawe agomba kuba uyu munsi ko akoreshwa kuri bamwe ntakoreshwe ku bandi. So ndavuga rero icyo gihe ngewe ibi bintu binyibutsa icyo gihe, kuko niho abantu bikoraga bati bagashaka kuvugisha guhagararira ubwoko bumwe. Ariko kandi wareba na FPR muri rusange no mu kwinjira kwayo, nayo ikaba ariyo isa nk'intwaro nini yakoresheje, ndetse yari inaremereye kurenza intwaro y'imbunda, ni intwaro y'amacakubiri, kuko hari ukuntu FPR yagiye ikoresha amayeri menshi ikinjira no mu banyarwanda, bari n'abantu babaga n'ukuri wenda navuga babonaga n'ubwo babonaga wenda hari akarengane kariho, ariko cyo kwamplifier cyo kubigira binini cyane, nuko abantu babashyigikira bagendeye kuri icyo kinyoma, bati dushaka ko abanyarwanda bataha, bashaka ko hazaho ukwishyira ukizana, mbese hakabaho demokarasi, nabo bagasubizwa nyine mu gihugu ku buryo batatsike mu buryo bw'icyubahiro, ndetse n'amasezerano arasinywa yari ayarusha, abantu bagiye inyuma binjira no mu baturage. Umubyeyi akagera gutya akikura umwana we akamwohereza muri FPR akajya kurwana azagaruke nyine, ariko byose byabaga byubakiye ku kintu cy'ikinyoma, n'uyu munsi tukibona, kuko urumva ko byaje kurangira nyine. Niba umuturage yari atuye aha ngaha akajya abona abantu bagenda akazamenya ko bari baragiye mu nkotanyi, ejo bugacya noneho bakavuga bati bagomba kuba, abandi bakaza kwamamaza bati yete babahaye imbunda. Urumva ni ibintu bigenda biteranya abaturage gahoro gahoro, noneho ugasanga ntibongeye no kwizerana ngo banaganire. Nicyo gitara amacakubiri. Umuhutu wenda yabona umututsi akavuga ati ntawamenya icyo aryamanye reka mwirinde, n'umututsi yabona umuhutu akavuga uriya muntu nawe ntabwo namwizera. Noneho uko kutizerana niko kuvamo kw'igihe kigera ntibaganire, ntibunge ubumwe, ntibasabane nyagusabana. Ndaza kubaha urugero wenda rubabaje, ariko narwo urwo n'urwanjye ni experience personnelle, ntaho bihuriye uretse ko ari ibintu by'amacakubiri. Ni umukecuru nzi cyangwa umukecuru namenye, ibyo byo kudasabana ashaka gusobanura. Akana gato kari kasuhuza ati
ati ngwino nguha amazi, ndabona ufite inyota ngwino nguha amata nako, niko yamubwiye. Aramubwira ati oya, ati iwacu bambujije okay. Uko kwizerana guke rero bene ibyo ngibyo byagiye bituruka kuki? Yuko umubyeyi runaka agira gutya akigishwa cyangwa agakura yigishwa cyangwa umwana agakura yigishwa bene ibyo bintu nta n'ikintu cyabaye, kuko abantu babaga ari abantu baturanye, nta bantu ubundi basuhuzanya bahurira ahantu hose. Ariko muri 90 na kangahe iyo kirime imaze kuvuka bari basanzwe basangira ahantu hose. Umwana ati, umwana w'imyaka nk'8 ati oya, iwacu bambujije kunywa kurya mu bahutu. Umwana ntabwo yabaga yumva ibyo ari byo. Imana imuheruko idashira nyine, nawe ntawe ukiriho. Noneho icyo nshaka kuvuga aha ngaha, iyo kirima, icyo kintu cyo kuzamura amacakubiri n'amarangamutima mu bantu b'amoko atandukanye bivanamo icyizere, ndetse buri wese agatangira kwirwanaho ngo abeho wenyine, kandi akumva ko kugira ngo wabeho wenyine ni uko wa wundi wundi atabaho, uwo badahuje ubwoko. Iyo kirima rero yabayeho kuva muri za 90 ikaza za 94 ivuyemo jenoside, kugeza n'uyu munsi abanyarwanda bagipfa, ndetse bikarenga n'u Rwanda bikagera muri Congo. N'uyu munsi ndumva niba amakuru nasomye ntabwo ngiye nabashe kuverifiya niba ariyo, aho ngo abanyarwanda bari Bugande ngo b'abatutsi bari kuvuga ngo bari guhohoterwa. Ndavuga nti se yaba ari ikindi nanone cyo gushaka gutungana intoki mu moko kigiye kuvukira ahandi hantu nanone? So ndavuga do iki kintu kigeze aho abantu batizerana, kugeza buri wese ubwe apanga ibye, agira ngo arashaka surviye, akagira ngo surviye cyangwa imibereho ye bisaba kundi atabaho. Ni ibintu bigenda bihemberwa n'ubutegetsi, kuko umuturage umwe abivuze wenyine amategeko akamwamagana nta wundi wabivuga, byarangira aho ngaho. Ariko kugira ngo bigire uburemere niyo bivuzwe n'umuntu ufite umwanya ukomeye mu buyobozi, abantu bareba nk'icyitegererezo, agashaka gutunga agatoki abantu bamwe. Hari ikindi nshaka gukomerezaho, ni ikintu cyadutse cyitwa ngo abana b'interahamwe, abana bonse amashereka y'abahutu cyangwa y'interahamwe. Njye ikintu nifuriza abanyarwanda ni uko bitabatera umutima mubi, kuko bene biriya ni gahunda yo kugira ngo abantu babiguremo, kuko iyo biguteye umutima mubi muri makeya uba uguye muri wa mutego nyine, ahubwo ni ukubyamagana no kutabyuririraho, utunga agatoki bagenzi bawe, kuko wabivuze niwe wabivuze, ahagarariye ubuyobozi bw'abantu bake cyane. Buriya ubuyobozi ntabwo buhagarariye abanyarwanda cyane, nta nubwo buhagarariye abatutsi nk'uko abantu babyibwira, ni ubwubake ku iterabwoba nyine. Ni ukuvuga ngo hari umuntu uvuga bene biriya wese, si izina rye, niyo mpamvu ndi kwanga no kuvuga amazina, niyo wamusimbuza undi ukamushyira hariya muri sisiteme imwe, no mu byo inshingano ategerezwa hari zimeze nk'urimo muri uyu munsi abivuga, nibyo yavuga. Kuko ntabwo ari ikibazo cy'imiterere y'umuntu, ni ikibazo cy'uko sisiteme ishyira mu mwanya abantu bemera kuyikorera at any cost, uko igiciro cyabyo kimeze cyose, kubera wenda akumva ari ikintu gitangaje, akumva yakwemera akanapfa ariko akaba minisitire, akumva yakoreshwa ibibi byose bishoboka ariko akaba minisitire, cyangwa akaba umuyobozi, cyangwa agatunga ikintu runaka akabona ibyo byubahiro. Ni ukuvuga ngo ikibazo si ubivuga, ikibazo ni sisiteme yemera ko bene ibyo bintu bikorwa, kandi iyo sisiteme yo niyo sirivi, niyo mibereho yabo. Kubaho kwayo ni uko umututsi yishisha umuhutu, ni uko umuhutu yishisha umututsi, kandi ari abavandimwe. Igihe rero ibyo bintu bicika, wenda turaza kuza kuri za solution nyuma, reka rero kurirwa nzijyaho, ntibaruga bari ikintu washaka kunyungana kuri iki kintu mbanze mu ijambo. Ni ukuvuga ngo icyo kintu abanyarwanda nibatakanura amaso bavuge bati ingorane twagize, umunyarwanda wo hasi niwe ubyishyura. Uwo mu minisitiri iyo bigenze nabi hari igihe yurira indege,
uwo muperezida iyo bigenze nabi n'urubyaro rwiwe barikiza kuko nabo ari abantu bafite za connection ku isi, ariko uyu munsi umuturage iyo umuntu amuvuze sinzi ukuntu amusobanura ariko mu Kinyarwanda tuvuge ngo ni rubanda rugufi, nibo bari kwicwa n'ibyo bintu, ni nabo baba bakeneye kugira ubumwe kuko iyo batagize ubumwe niko nyine barushaho gupfa nk'isenene wa mugani wigeze kubivuga. Ndumva naguha ijambo Rugaba ukagira icyo bitubwiraho. Urakoze. Yarakoze cyane Marthe. Ubuse nabikubwiraho iki cyangwa nabibwiraho iki abanyarwanda ko wabivuze byose. Ubutegetsi bwa FPR nyine ni ubutegetsi bwubakiye ku macakubiri wabyivugiye, kandi niko bimeze, nta kintu wibeshyeho, bwubakiye ku macakubiri. Hari ikintu uvuze uvuga ko ikibazo atari n'abantu, kubera ko abo bantu FPR imaze imyaka 30, niba ntibeshya abantu bari muri guverinoma ya FPR bashobora kuba bamazemo imyaka 25, 30, simbizi niba ari benshi bashobora kuba batarenze 3-4, simbizi, wenda abantu baze kudufasha. Bivuze ko abantu bagenda baba muri bura butegetsi n'ubundi barahindagurika cyane, ariko aho kugira ngo ibintu bibe byiza birushaho kuba bibi. Donc no kuvuga ko nyine hari ikibazo cya systeme nyirizina, systeme nyine igomba kubakira ku macakubiri, ibyo bavugaga bishingiye ku macakubiri, kwivangura amoko rimwe na rimwe, kandi bakamenya uko bagomba kubikina no kubikoresha. Bakumva ko rimwe baraza bakumva ko baravuga amagambo yo kwerekana ko hari nk'ubutegetsi buriho bw'abatutsi bukora abatutsi mu nyungu zabo, ariko mu by'ukuri nabyo atari ibyo, bafite uko nabwo bagenda bakarobanuramo, bo kwica bakabica, bo gufunga bakabafunga, bo kwangaza bakabangaza. Noneho hakaza umuntu nyine, cyangwa bagatoranya abantu, nanjye gukoresha ijambo ariko nanjye vuga ngo no muri Bibiliya ririmo, ariko ntabwo abantu wenda bose bemera Bibiliya, ariko bareba abantu bashobora kuba wenda bafite imyumvire n'imitekerereze n'imigirire n'indangagaciro nyine abantu batiyubahakwa, abantu mbese bafite bumva batiha nk'agaciro bo ubwabo, bakaba aribo bamenya gushyira muri iyo myanya yo gukoresha mu bintu nk'ibyo ngibyo, bakamenya ko ari abantu nyine bagomba kubaho ngaho bakavuga ibyo bintu byose bigayitse bisuzuguritse ubutegetsi bushaka ko bivugwa. Bakamenya kandi uko bazi ko batoranya muri ayo moko yose bavugaga, baba b'abahutu, baba abatutsi, turabazi, bakamenya n'imyanya bagomba kujyamo n'ibyo bagomba kwikoreramo byo kusekuranya abanyarwanda. Muri iyo tuvuga nyine ukuri tukavuga ubutabera, ni ibyo byo kugira ngo nyine hacike amacakubiri, kuko usanga hari ibyo bibazo by'amateka yacu avugwa nabi, hari ibibazo by'ibinyoma bigenda bikoreshwa mu by'abanyarwanda babayemo cyangwa babamo. Ibyo ni ibintu bigendereye gukuza ayo macakubiri no kugonganisha abantu, ko nyine FPR yubakiye kuri icyo kintu cyo kuryanisha abanyarwanda. So ukuri rero ni ikintu cyangombwa, kandi ukuri nta kundi kuzavugwa usibye ko, cyangwa kuzajya ahagaragara usibye ko abantu bagomba gushirika ubwoba bakakuvuga, bakamagana ibinyoma, bakerekana amateka y'igihugu ya nyayo, bakerekana abanyabyaha ba nyabo, bakerekana abarengana, bakerekana donc ibintu, tukagerageza kugira ikintu cy'ukuri, nubwo kuri no ukuri kugoye, ariko abantu bakabigerageza. Hagira umuntu ugomba gutoranywa n'ubutegetsi bagenda ahagarare avuge nyine amagambo ari aho ngaho, noneho abantu bamwihorere bigende gutyo. Abantu bagomba kumenya uburyo ki bagomba gusenya ibyo binyoma, kandi mu buryo budaha imbaraga cyangwa budafasha FPR kugira ngo bikoreshe, kuko yo ifite uko ibibara buri kintu cyose n'ibigikoze, aho biraza kubageza n'icyo bagomba kubibyaza. So ni ibintu bikomeye, ariko ikintu kirimo n'ubwise bavuze gikomeye abantu bagomba kumva neza no gukomeza, nuko ntabwo ikibazo ari minisitiri runaka FPR yagiye igatoragura rimwe na rimwe udafite indangagaciro nyine za kimuntu cyangwa za kinyarwanda cyangwa z'ubupfura. Ntabwo ikibazo ari depite bagiye bagatoragura ahantu bakamubwira ko agomba kuza akajya
gukora ibintu runaka ntabwo ari umuntu bagiye gufata ngo bamuvane yari umwarimu bamwereke ko bamugize umuntu w'igitangaza. Mvuze umwarimu kubera ko ari we FPR ihemba amafaranga makeya, noneho wamuvanayo wamujyana muri ya poste uraza kumuha amafaranga menshi akumva ko bamugize igitangaza, ibyo bamubwiye byose akaba agomba kubivuga. Abo bantu ubwabo ni ikibazo mu rwego rwabo n'uko amateka cyangwa n'amategeko agomba kuzabakurikirana, ariko ikibazo nyamukuru ni ikibibatera n'ubibakoresha, ni bwa butegetsi bubi. Ni nabwo abantu bagomba gutekereza uko bugomba guhinduka. Ni nacyo amashyaka ya politiki ababereyeho, no kugira ngo ubutegetsi bubi buhinduke, hashobore kujyaho ubutegetsi bwiza bushobora kugendera ku ndangagaciro nk'izi z'ukuri, kugendera ku ndangagaciro z'ubutabera, ubudasumbana bw'abantu, ukwishyira ukizana. Icyo ngicyo numva ari inshingano abantu bose bagombye kugira, numva ari ikintu abantu bagombye guharanira, kubera yuko abanyarwanda baravuga ngo ujya kuzimya gukamya umugezi aturuka ku isoko. Isoko y'aya macakubiri agenda abibwa. Iyo umuntu aje kuri TikTok akavuga ati twebwe tuzakora jenoside ikubye 7 yabaye muri 1994, mukabona nta muntu bimubaza, nta umuhana, ni ibintu bisanzwe. Undi akaza akavuga ati bari abantu n'imbwa, abana b'imbwa, nuko akabona nta muntu bimubaza. Undi akaza ati bari abantu bonse ingengabitekerezo ya Hutu mu mashereka yabo, atarebye ko ayo mashereka nawe yayonze cyangwa n'abana be bayonka, akumva ni sawa, abantu bakabireka bigatambuka nta kibazo. Ibyo bintu byose impamvu bikomeza gutyo nuko hari iyo system yubatse ku buryo ibiha imbaraga, yubatse ku buryo bigomba gukomeza kubaho, kubera ko bazi n'icyo bagomba kubibyaza. Ndetse ubu ngubu ubwo turi kwegera igihe cyo kwibuka, bagiye kubigira byinshi cyane, tuzumva n'inkuru mbi zibabaje mu bihe bizaza, abazatemerwa imyaka, abazatemerwa inka, abazaterwa amabuye ku mazu n'ibindi bibi, wenda dusaba Imana ko bitazagera aho ngaho. Ibyo byose niyo system yubatse ku buryo igomba kuryanisha abanyarwanda no kubasubiranishamo, kugira ngo yo ishobore gukomeza kubaho. Abanyarwanda rero bagombye kureba uburyo ki twunga ubumwe, bagombye kureba uburyo ki dushyira ukuri imbere, tugaharanira ubutabera, kubera ko benshi bakora biriya cyangwa bakoresha biriya abantu muri iriya system, nuko banafite uruhare muri ayo mateka mabi, nuko benshi bafite amaraso y'abanyarwanda benshi ku biganza byabo, nuko benshi bafite ibyaha badashaka ko bikurikiranwa cyangwa bivugwa. Abantu rero bagomba guharanira ubwo bumwe, bagomba guharanira ko abantu bagira ubumwe hagati yabo, bagakoresha ukuri kandi bagaharanira ubutabera, bityo abantu bagashobora kuzaharanira uko bareba uko bahindura ibintu no kubaka u Rwanda rwiza dushobora kuzabamo, abana bacu abuzukuru bakaba mu gihugu aho umuntu atagomba kuza ngo ahagarare hariya kubera ko bamutije kwitwa minisitiri, agahagarara akavuga ibigambo biraho, abantu bakamwihorera bagakoma amashyi cyangwa bakabireba bakumirwa bakumva ni ibisanzwe. Undi akaza akavuga ati runaka uriya kubera ko yavuze ukuri, uwo ari kumuduha tukamuhekenya, abantu bakabona ni ibintu bisanzwe bigatambuka. Ibyo bintu byose rero nta wundi muntu uzabihindura, nta wundi muntu uzabidukorera, ni twebwe ubwacu tugomba kubiharanira, ni twebwe ubwacu tugomba gukoresha imbaraga zacu n'ubwenge bwacu, n'impano zitandukanye Imana yaduhaye kugira ngo duhindure ibintu mu gihugu cyacu. Nta wundi muti, nta kundi byagiye dusibye ko buriya butegetsi bwa FPR bugomba guhinduka, hakajyaho ubutegetsi bushobora kubanisha abanyarwanda, kuko imyaka 31 y'amacakubiri, y'inzangano, yo kuryanisha abantu, yo kubwira abantu buri gihe ko nibacunga nabi bagomba gupfa, yo kubwira abandi ko bariho mu gihugu kubera imbabazi, ko atari nk'imbabazi bagombye kuba hari badahari, ari nk'abantu b'ibivume bagombye kuba batanariho. Imyaka 31 y'ibintu nk'ibyo ngibyo ni imyaka myinshi cyane, byagombye guhagarara kandi nta wundi muntu uzabihagarika, kandi abantu bagomba kwemera ko ikiguzi bishobora kudusaba cyose tugitanga, kubera yuko tutagitanga uyu munsi, uko iminsi ishira niko kirushaho kuba kinini. Murakoze. Urakoze Rugaba, ndagira ngo ushishikarize abavandimwe bari hano kuba basaba mikoro nabo bakagira icyo batubwira kuri iki
kibazo cy'amacakubiri dukomeje kubona ndetse kiva no mu Rwanda nk'uko navuze kikanarenga kikajya no mu baturanyi, ariko si naho gusa kikajya no mu banyarwanda ndetse bari mu mahanga. Kera mbere y'ibi bintu byose nyine izi ngorane zose zitarabaho, abanyarwanda bahuriraga mu mahanga, yewe n'abahunze muri kera za 73 bahunze ryari, bahuriraga mu mahanga bagasabana pe, bagasabana. Ni nako nyine byagiye bivamo gukorana nabo, nuko abantu bahuraga bagasabana, ngira ngo niyo systeme nyine FPR ikoresha kugira ngo badasabana. Uyu munsi niyo bahuriye hanze, umwe yikanga uwavuye aha, uriya yavuye i Bugande, uriya yavuye i Burundi, uriya yavuye wo muri majyepfo no mu majyaruguru. Icyo kintu cyo kuryanisha abanyarwanda cyarenze n'u Rwanda, noneho kigiye no mu banyarwanda b'impunzi, nta nubwo ari aho gusa kigarukira. Ni nayo mpamvu gitangiye kuba ikibazo gikomeye. Kubera iki? Kubera ukuntu systeme yubatswe, nyine systeme turi kuvuga hajemo ibintu bita uburozi, umunyarwanda aruga undi, abanyarwanda basigaye baranicana rwose, ukumva ngo umuntu yishe umuntu, umunyarwanda yishe umuntu mu mahanga. Ni ibintu umuntu atari yarigeze yumva, niba ari amajyambere yo majyambere bavuga simbizi. So ni ukuvuga ngo icyo kintu cy'amacakubiri ni twe bigomba guheraho kugira ngo gicike. Ntabwo umuntu ashobora guteza ikibazo ngo anagikemure, nicyo kigaragara. Buri ikibazo iyo umaze kugikemura biba bigowe, hasigaye bisaba abandi bantu b'intwari bahaguruke bamwe uwo muti ushaririye ukuri kose, ariko bagende begerana kugira ngo babashe guhangana n'icyo kibazo. Naho ubundi iyo bamaze gutandukana gutyo, igisigarana ni uko mushira mumera nk'udushwiriri, nta kindi gikurikiraho. So reka sinzi uko mwakurikiranye Ishimwe na Maître Rusagara. Rugaba wamfasha, ninde wabanje ngo akurikire? Njyewe nta nubwo ndi kubabona ko bafite. Okay, muranyangana, reka mpe ijambo Maître Rusagara kandi musuhuze. Karibu Maître Rusagara, hanyuma Ishimwe amukurikireho. Urakoze cyane Martha, kandi mwakoze cyane nka Everyday gutegura iyi space. Ni space y'ingenzi, ibi ni ibintu by'ingenzi kubiganiraho nk'abantu bari muri opposition, nk'abantu bifuza baharanira ko mu Rwanda haba impinduka. Ikibazo cy'amacakubiri rero ni ikibazo cyagiye kiranga u Rwanda guhera kuva rwabaho mu mitegekere yarwo. Ni ikibazo ngiye ku bwanjye ntarebera kuri leta iriho uyu munsi, ahubwo ni ikibazo ndeba guhera no muri leta za mbere. Icyo kibazo rero kikaba cyarabayeho, kandi ikigaragara Maître ntabwo nkumva. Maître Rusagara ntabwo nkiri kukumva, uri kuvuga? Ntabwo ndi kumwumva. Okay, Ishimwe uranyumva? Ndakumva. Ngiye Maître Rusagara ndabona niba manutse uko bigenze, wakomeza wenda nagaruka arakomerezaho. Okay, nabasuhuje. Ndagusuhuje Ishimwe, wiriwe, karibu cyane. So icyo njye nashaka kuvuga, hari amaze iminsi cyane ngenda mu manuza mu ma spaces arimo abanyarwanda aho batanyirukanye nkumviriza. Hari ikintu maze kubona, twari dukwiye nk'abantu bazi amateka cyane kurusha. Hari nk'ejo bundi hari ikintu nabonye cyari byabaye byiza cyane, umuntu witwa Rugaba, hari space yari arimo, nuko nabyutse mu ijoro nkumva nanjye ngatangira kwiyumva arimo aravuguriza ibintu bavugaga. Twari dukwiye gukora ibiganiro tukabirikodinga by'ibintu nk'icya kintu bakomeza kuvuga ngo abantu
ngo bonse ngo amashereka ngo y'ingengabitekerezo. Biriya ni ibintu maybe we need to gukora ikiganiro tukabidebankinga scientifically ku buryo umuntu wese uzagaruka kubivuga twajya tumwohereza ikiganiro akacyumva cyangwa se tukamusobanurira neza. Ndibaza cyane cyane nk'ibintu twari dukwiye nk'urugero tuvuga tuti nk'ibintu byaturutse by'ukuntu abantu bakomeza gukoresha amoko mu Rwanda, ukuntu kubera ko uganiriye n'abarundi, hari abarundi bamaze kumva bameze nk'aho babaye abanyarwanda. Wumvise nka opposition y'u Burundi right now kabisa wagira ngo n'abanyarwanda, which is very scary. Ndibaza twari dukwiriye gukora nk'ibiganiro bijya nkurikira kuri nuza kuri radio Iteme kuri YouTube, bagenda bavuga ibintu by'ikibazo cy'ukuntu abanyarwanda ibintu by'ubwicanyi byatangiye, ukuntu hari ibintu byinshi basobanura. Twari dukwiye gukora ibinyarwanda kuri izi topic, izi talking points, talking points abantu bazana ngo abantu ngo ni interahamwe ngo bangaba muri bihugu ngo harimo ideology ya jenoside. Tugahera dukora nk'ikiganiro tugafata points by points, abantu bazi amateka cyane bakabisobanura neza, kubera ko I am sure abantu bagenda bazana aya talking points amushaho babyumvise ahantu nabo bagenda babisubiramo, kuko hari ejo bundi arabona ndimo undi muhungu w'umunyarwanda arimo avuga, turimo turavuga ku mateka ibintu byo muri West Africa, musobanurira hari igihugu arimo kuvuga, ndavuga ni iki gihugu uri kuvuga ariko umuperezida wabo amaze kubura 40% y'igihugu ku bateroriste, anje ashaka kubihakana, ariko ni ibintu by'inano nabaye. So ndibaza abenshi ni ibintu bagenda basubiramo babwiwe, nibaza ko harimo n'ibintu by'ubujiji. So nk'abantu bazi ibintu by'amateka bari bakwiye kudufasha bakagenda bafata buri tuza kuri izi talking points y'abantu bagenda amacakuri bazana, tukakorera ibiganiro byibura n'abantu basigaye ntibazabigwemo ngo bagende basubiramo ibintu by'amacakubiri, kubera ko uko iminsi igenda iza cyane cyane kuri ukoresheje ibintu by'amaspace n'ibintu bya social media, abantu people repeat the same thing over and over badashobora gusobanura. Ndibaza byaba byiza tugiye dufata ibintu nk'ibi ngibi by'amateka bagakora ibiganiro cyane kandi tukabisharinga nk'uko tutaduye mu space, ukavuga uti hari nk'ikiganiro umuntu avuga nk'ibi ngibi, ukavuga uti hari ikiganiro cyakozwe ku rubuga runuru basobanura ibyo ngibyo uri kuvuga n'uburyo bizagufasha ubyumve kurushaho. Sawa, urakoze Ishimwe, ibyo uvuze nibyo, ni nayo mpamvu tuba dukunda kuganira, ariko iki kintu uvuze cyo ko umuntu ya recordinga akajya nyine abwira n'abantu aho kubikurikirana, ndetse munagashyiraho wenda ni na za source, ni ukuvuga aho byavuye, aho umuntu yabisomye, ibitabo byanditswemo, kugira ngo umuntu ye kuza kubwira abantu nawe ibyo yihimbiye. Maître Rusagara sinzi uko byagenze, wakongera ukazamuka, ariko niba uri kutwumva wongere uzamuke. Ndumva yaratangiye kuvuga, ariko reka nze kumureka abyirangirize, ndumva ari byo byiza. Rugabano, nubu uri kutwumva? sinzi ko byagenze, nanjye ndi kubumva ariko nanjye nari mbanje kumanuka nyine, sinzi hari ikibazo hari. Nawe yasohoka akongera akinjira, wenda umenya ariho byajya kora, sinzi uko byagenze. ari muhereje invitation wenda ashobora kureba gerageza. Okay, so anyhow icyo kibazo cy'amateka, nanjye mperutse kwinjira muri space nsanga umunyarwanda reka ne kugira umuntu mvuga, hari umuvandimwe uri kuvuga ngo tuvuge amazina, ariko buriya iyo ikintu gikomeje gukorwa atari ukubera ugikoze, ahubwo ari ukubera ko cyubatse, ntabwo ushaka kublaminga umuntu, ugomba kublaminga system, kuko ikibazo nanjye buriya nshaka kuhicara nkavuga bimwe, kuko iyo system nabonye nta kundi ndi bibemo, nta yindi survey mfite uretse kuvuga ibyo bintu, ariko ubwo nyine bamenya aho babishyiramo, ageze ntabwo ndi muri abo ngabo. Icyo nashaka kuvuga rero ni ko mperutse kumva umuntu ari gusobanura ibintu batwigishije kera twiga, iyo twigaga amateka y'u Rwanda bavugaga ukuntu u Rwanda rwaremwe, bakavuga ko abasangwabutaka ari abatwa, bakavuga ko abahutu baje bava muri Chad, ko abatutsi baje bava akaba ari ababantu,
this is abatwa ngo ni pigimoid, abahutu bakaba ababantu, noneho abatutsi ngo bakaba abanilotic, bakava muri za Ethiopia. Nkavuga ni ibyo bintu ukubona uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi 2026 abantu bakibyemera nuko hari ahantu nabo badashyiraho umwete ngo bishakishirize amakuru, kuko icyo niyo nkivuga ndavuga ni mujye mwibuka ko hari igihe umuntu yigeze kwicwa yavuze ko isi ari umubumbe. Uwo ni Galilei. Abantu baravugaga bati isi irarambuye, Galilei aravuga ati njyewe narebye nsanga isi ari umubumbe. Bati uvuze ko isi ari umubumbe, bamutera amabuye kurinda ashijemo umwuka, akibabwira ati nyamara isi ni umubumbe. Ni ukuvuga ngo uko ubumenyi bugenda buzamuka ku isi ni nako abantu bagenda barushaho kumenya ko ibintu bimwe na bimwe zimwe na zimwe zagiye zibaho ko atari zo, bidafite ikintu scientifique cyangwa ikintu washingiraho ngo ube wabyemeza. Nk'icyo ni ikinyoma kimaze imyaka myinshi, ariko abanyarwanda benshi bakomeza kwemera ndetse bakanagishingiraho banangana. Abanyarwanda ntabwo bashaka kubavuga, iyo witegereje bakavuga, tuvuge nk'urugero nabaye muri Chad, nta kintu, nta rurimi, nta kintu na kimwe bahuje n'abanyarwanda. Ariko iyo umanutse ukajya muri Afurika y'Epfo ukumva aho Abazulu bavuga ikirimi kirimo amagambo y'ikinyarwanda, ndetse n'imigenzo imwe n'imwe yabo ijya kumera nk'iy'abanyarwanda. Ethiopia ni abantu nabo nabanye nabo, nkababaza nkaganira nabo, nta kintu na kimwe ureba ngo ubone wavuga uti ntabwo ushobora kuva ahantu ngo ubure n'akantu na kamwe usigarana aho kaguturutse iwanyu, wenda n'izina. Noneho Morove bavuze ngo abatutsi baraje bakora domination ku basigaye. Ntabwo ari wowe ukora domination ngo none aba ari ujya no gufata ururimi rwabo uhasanze. Uyu munsi niba tuvuga ibyongereza n'ibifaransa n'izindi ndimi, ni uko abantu baje bakatujya hejuru, habaho ikintu cyo kudomina, noneho basigara ari twe tugomba kwinjira muri system y'uwakoze domination. Sinzi uko navuga mu kinyarwanda domination, niba mufite irindi jambo mumfashe. So ntabwo rero byumvikana ko uyu munsi umuntu yari kuza aturutse muri Ethiopia ngo aje mu Rwanda, noneho akaza ari we yadopta ururimi rwawe yaranze akanagutegeka. It doesn't make sense in any form, nta sense bifite. No, kugutegeka wenda ashobora kugutegeka, ariko kugira ngo umuntu ugutegeka Oya gutegeka noneho aba ari we yiga ururimi rwawe kugira ngo we akwempoze urwe, nyine nta hantu ku isi byabaye. nta hantu byigeze biba. No mu mateka y'isi muzareba ahantu hose habaye domination, habaho gufata ururimi rw'umuntu waje gukora domination. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, iyo urebye mu mvumaza, ariko abantu babyanditse kiriya gihe nibwo bumenyi bari bafite, ntawe ndenganya muri bo. Ko kwirirwa umuntu atungana n'agatoki nabyo mbona nabyo ari ibintu byo kwivanaho responsibility. Natwe ni iyacu. Ko dufite abantu bagiye bandika ibitabo byinshi nka Alexis Kagame, nawe yakomeje muri iyo logic, ariko nawe simurenganya kuko nibwo bumenyi abantu bari bafite. Nk'uko navuze, hari igihe abantu babonaga ko isi irambuye, kugeza ubwo uyu munsi tuzi ko hari n'ayandi masi, ndetse bakaba no gushaka kujya guhatura. So ubumenyi abantu uko bugenda buzamuka bagomba nabo kugenda bikorera, kugira umwete wo gushaka kumva uko ibintu bimeze. Ikindi nshaka gushingiraho rero, iyo witegereje uko bavuga amateka y'isi muri rusange, abantu bo ku isi banyanyagiye ku isi yose baturuka muri kariya karere. Ni ukuvuga za Kenya, Tanzania, u Rwanda, kariya karere k'ibiyaga bigari muri makeya, niho abantu ba mbere bagiye bagenda bakwira isi yose. Urumva muvuma za population cyangwa z'abantu bagiye bava muri centre bava hagati bajya mu majyepfo, bajya no mu majyaruguru. Of course hari n'abantu basubiraga inyuma, wenda nabyo byagiye bibaho, ko bagenda bakazavuga bati hano ntabwo haduhereye, reka twisubire aho twaturutse. Bigaragara ko muri rusange kariya karere abantu
abantu bahatuye ni ba nyirako. Ibintu byo kwirirwa abantu bashakisha hirya no hino ni ibintu bidafite epfo na ruguru. Naho uko ubundi abanyarwanda bitanaga bari bafite ayo moko yabo, ariko nayo aturutse ku miryango: abasinga, abazigaba, ababanda. Ayo yo ni amoko abanyarwanda bose usanga ko bahurizaho, kandi ukayasanga mu bahutu no mu batutsi ndetse no mu batwa. Ni gute mvuga muzi ko muturuka mu miryango y'abasinga, ariko umunsi mukaba muri gushwana ngo umwe ni umuhutu undi ni umututsi? Ubwo ntabwo ngo hari ikibazo. Ikindi kibazo cy'abahutu n'abatutsi nacyo mu nkosore niba nibeshye, aho mperukira umuntu yashoboraga kuva mu bwoko bumwe akajya mu bundi, nabyo byari bifite n'izina: kwitukuza cyangwa kwihutukuza, ibintu nk'ibyo niba mbyibuka neza. Ntabwo rero ubwoko ubundi uva mu bumwe ngo ujye mu bundi, kereka atari classe sociale, ntabwo uva mu bumwe ngo ujye mu bundi, ntabwo bishoboka. Niba rero byaragiye bibaho, ni ukuvuga yuko kuko atari ubwoko nk'uko umuntu avuga wenda sinamenya ubwoko mvuge umushinwa wenda cyangwa umwasiatique wo muri Aziya n'umunyaburayi, ukaba bavuga ati abantu kuko bafite imiterere isa nkaho itandukanye, bakita ubwoko butandukanye. Ahantu rero mbonera ko ibi bintu ari ibintu byo guheza inyuma abanyafurika, ni nabyo muri RD dukunze kuvuga, niyo mpamvu tugomba kuvuga gushyira hamwe kwa Afurika ko ari ikintu cyihutirwa. Nuko abazungu bavuga indimi zitandukanye bose bita ubwoko bumwe. Ibyo bintu urabuzi? Umudage, umufaransa, umutaliyani ni ubwoko bumwe. Rugaba icyo kintu uracyumva? Umudage, umutaliyani, umwesipanyoli, ndetse ni nako bagiye bakora Union Européenne, European Union, bo biyita ubwoko bumwe. Bagera iwacu ariko bakadufasha muri cya kintu cyo kwita ubwoko bwinshi, kuko ubifitemo inyungu n'indi. Ntashatse gutunga agatoki cyane, nitwe twa mbere tubifitemo inyungu kuko tubyemera. Abanyantege nke babigwamo bakabyemera. Undi muntu ubifitemo inyungu ni umuntu uzi ko igihe cyose tudashyize hamwe, kudusahura biramworohera. Urumva, ninde ubitakarizamo uretse umuturage usanzwe wa rubanda rugufi? Niwe muntu munini ubitakarizamo. Rero igihe umunyarwanda atazumva ko umuhutu umututsi ari abantu bamwe, yewe kabone ese tubyemere ko ari ubwoko butandukanye, nabyo ntacyo byaba bitwaye. Niyo baba ubwoko butandukanye, igihe cyose amategeko ahana ushatse kuzamura amarangamutima ye y'ubwoko bwe agahohotera mugenzi we, icyo kibazo cyacika. Ariko igihe bibaye mu mategeko hakabaho ubwoko bugaragara nka victim n'ubwoko bugaragara nk'abicanyi, icyo nacyo ni ikintu cyo kwamagana. Ntabwo ari byiza. Ntabwo waba ushaka amahoro mu gihugu ngo ufate abantu bamwe bose bitirirwa ubwoko runaka bose ubita abicanyi. Ni ibintu bibi cyane. Ni ukuvuga ngo ntabwo ufite gahunda yo kubaka, ufite gahunda yo gusenya. Ntabwo ushaka kujya mu muryango ngo uhitemo abeza n'ababi, ntabwo bishoboka. Ni nacyo ikintu cy'ubutabera niho kigira intege nkeya, kuko iyo ubutabera buza kubaho nk'uko bikwiye, bagafata interahamwe zose zigahanwa, kuko interahamwe zari zifite ahantu zibumbiye, bari bafite n'ibirangantego, bafite uniform bambaraga. Ntabwo yari community yivangavanze mu banyarwanda bose nk'uko abantu bashaka kubyumvisha. No, ntabwo abahutu bose bari interahamwe n'uyu munsi. Urumva? So gufata rero abahutu akaba ariyo sinonimo y'interahamwe, ibyo ni ibintu bibi cyane. Ibyo ni ibintu umuntu agomba kwamagana. Ni abanyarwanda, nibareke kugira urwikekwe hagati yabo, ahubwo uko bagira urwikekwe